space and time. And I know how. Nanone inshuti za Property in Rwanda nemere nk'ibisanzwe uyu munsi none twaguze tuba turi Kanombe Nyarugunga aho twagiye kubarebera inzu nziza cyane iri kugurishwa miliyoni 95. Icyo ni igiciro ko ba interese uraza hakabaho ibiganiro. N'inzu rero igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, salon na salle à manger ndetse n'igikoni mu nzu no hanze, annexe y'umukozi ikajya ndetse na office. Ni inzu nziza cyane rero wakishimira guturamo ikindi cyashya kandi yubatswe neza igezweho. Reka dukomeze rero tugende tuyitambagirane kandi mubane natwe muri iyi tour maze muze kutubwira uko ibintu mwayibonye. Commentaire zanyu zirakenewe. Tukitangira rero ubona ko ni inzu ifite decoration, ubona amatara ku nkuta hano hose, ubona ko ni ibintu byiza, ubona ko isize amarange meza. Wow, ubona ko ifite parking nini, amapavoma meza cyane, wajya clôture ni ruri, ubona ko gate ni iyo ngiyo niko bimeze. Wow, ubona ko ifite parking nini y'imodoka 3 enye hano zijyamo bitewe nuko wakoze parking yawe. Ubona ko ni parking nini ihagije mu buryo bwose bushoboka. Reka twinjiremo imbere turebe ese inzu yacu yo imbere hayo hameze gute tuvuye hanze. Reka twinjire. Aha rero dutangiye kuri balcon, hano dufite office. Iyi ni office room uko mubibona, office nziza. Ubona ko ni inzu yubatse neza, ubona ko mu buryo idokwemo ni sawa cyane. Hano ubona ko iyi ni parking wakinjira hano. Iyi ni balcon uko mubibona, ubona ko ibintu bimeze neza. Aha kuri balcon hayo uko hameze ni sawa. Turemo imbere mu nzu. Wow, iyi ni salon. Wow, parafo gypsum, parafo nziza ndetse salon nziza idekoye kandi salon nini. Wow, ubona ko hariya kuri TV stand ifite iyi aya stone finishing. Ubona ko TV stand nziza cyane, ubona ko aha ni ibintu byiza cyane. Iyi ni inzu nziza cyane rero 95. Igiciro cy'inzu ukaza ukumvikana ndetse n'inzu ikaba yabi yawe. Wow, tuvuye muri salon reka tutambagirane muri salle à manger. Wow, iyi ni salle à manger. Wow, ubona ko salle à manger nziza ifite ukuntu nayo ikoze neza nk'uko muri kwibona. Ubona ko aha ni ibintu bimeze neza cyane. Reka dukomeze rero temberane tujye mu gikoni turebe seho bimeze bite igikoni cyacu. Wow, igikoni cyiza gifite tubati twiza tunini, igikoni cyisanzuye kimeze neza nk'uko muri kwibona. Ubona ko iyi nzu ni inzu nziza kuri famille nini cyane. Ubona ko aha naho gushyira ku firigo ndetse tukagira n'uyu mwanya wo gushyiramo oven. Ubona ko ni ibintu byiza, tubati twiza, irisanzuye, ni inzu nziza cyane. Dukomeze tugendane kureba mu byumba seho bimeze bite ibyumba by'inzu yacu. Tutangiye mu cyumba cya mbere, icyumba cy'abashyitsi kiri self contained. Iyi ni douche na toilette by'iki cyumba. Ubona ko ni ibintu byiza. Icyumba ni iki, ni icyumba kinini nk'uko muri kugenda mubibona. Wow, ubona ko iki ni icyumba kinini cyane kandi cyisanzuye. Iyi ni inzu nziza cyane kuri famille nk'uko kubona, inzu nini ihagije mu buryo bwose bushoboka. Reka dukomeze turebe no mu bindi byumba seho bimeze bite. Reka turebe mu bindi byumba seho bimeze bite. Aha rero tukinjira ku ruhande tuhafite ibyumba 2 bisangira douche na toilette. Reka tubirebe. Hari iki cyumba cya mbere. Wow, ibyumba binini cyane ariko byisanzuye, ibyumba byiza. Iki cyumba hamwe n'ikindi biraza bigahurira muri iyi toilette, iyi douche ari ibyumba 2 nk'uko muragenda mubibona kuri video. Hari ibyumba 2 bihurira kuri iyi douche, ubwo hamwe n'iki cyumba kiri hano biragenda bigasangira iyi douche nk'uko tumaze kwireba. Aha tukajya rero n'uyu korodoro isohoka ijya hanze, ushaka nko kujya ku gikoni cyo hanze ndetse no mu gikari. Urabona ko uca aha ngaha. Rero master bedroom yacu seho bimeze bite.
ubwo twinjira hano urabona twageze ku rugi rwa master. Wow, iyi ni master twinjiyemo, icyumba cyiza kinini cyane. like jellyfish beneath the surface, the sparks that make us thrive. Muri master bedroom yacu iri self contained. Wow, ifite dishe nziza cyane, zimwe mu zigezweho. Urabona ko ifite urabona ko ari ibintu byiza. Urabona shower ngiriya, tukagira n'urugi hano kugira ngo amazi akaba atataruka akaza hanze, urabona ko ugakingwa. Ni ibintu byiza cyane rero. Urabona ko ni zimwe muri dushe nziza zigezweho. Urabona ko iyi ni dushe nziza dufite. Rero muri iyi dushe reka turebe mu cyumba se ko icyumba cyacu bimeze biti. Wow, icyumba cyiza, icyumba kinini cyisanzuye. Wow, gifite ukuntu gifite urumuri rwinshi, amadekorasiyo y'urumuri. Ucana urumuri bitewe n'urwo ushaka. Urabona ko iyi ni garderobe nziza imeze neza. Urabona ko hano ibintu ni perfect. Iyi ni inzu nziza rero, turi Kanombe Nyarugunga, miliyoni 95 harimo ibiganiro. Iyi nzu yabiwa iyawe. Tuvuye hano rero mu nzu turayirangije gukora tuwa, kandi nyaboneka reka mbasabe ngo mume commentaire mumbwire ukuntu ino nzu muyibonye. Iyi nzu tumaze gukora, ese iyi nzu ujyanyije n'amafaranga yayo bimeze bite? Kanombe Nyarugunga, miliyoni 95. Reka tutemberane hanze tuyizenguruke naho turebe. Ni cyo hanze ku bantu bakoresha amakara, tukagira na negisi ndetse n'ikigega cy'amazi ndetse na dushe na toilette yo hanze. Urabona ko aha naho kwanika, aha ni mu gikari. Urabona ko ibintu bimeze neza cyane. Ku irembo naho mbereke se ho bimeze bite aho twatangiriye. Wow, iyi ni inzu nziza rero, uri Kanombe Nyarugunga. Kuva ku kibuga cy'indege ugera hano ni nk'iminota 10 uba ugeze hano n'imodoka, iminota 10 yonyine. Kanombe Nyarugunga, miliyoni 95. Icyo ni igiciro, ariko ibiganiro birimo. Ni karibu rero kuri Property in Rwanda. Reka nongeye kubasaba, niba ari ubwa mbere ukijya hano kuri Property in Rwanda bwa mbere, ntugire kugenda utudaye commentaire ndetse uduhe subscribe, like. Niba wanabikunze waduha na share, ntacyo bitwaye. Reka rero mbashimire, mwakoze cyane kubana natwe. Nemere nk'ibisanzwe mwari kumwe.